The Other Side, indirimbo y'umuhanzi Lucky Philip Dube yashyize hanze mu mwaka w'ibihumbi 2003 yo kubwira amagambo ari mu ndirimbo. Iyi ndirimbo itangira itya: izina rye ni Jackson, aba muri Jamaica, yabaye hano kuva kera. Ubucakara bwo mu mutwe n'ibitekerezo ntabwo bwigeze bumukoraho. Aracyazi amateka ye kandi azi aho akomoka. Niyo mpamvu kuri we yizera ko inyanja zishobora kumuha ibisubizo. Nubwo ari kure cyane yewe, ariko ntacyo bimubwiye. Mu buzima bwe ahora yibwira ati: nakwifuje kuba ndi mu rugo, nakwifuje kuba ndi muri Afurika, nakwifuje kuba ndi mu rugo, nakwifuje kuba ndi muri Afurika. Nabonye isi, nabonye mu mahanga, nta kindi mfite cyo kuvuga. Nambara ikote ryanjye iyo nitegura kugenda, bityo nkiyumva ndirimba nti: ibyatsi biratoshye ku rundi ruhande. Gusa ntiwapfa kubyizera kugeza ugeze ahangaha ukabyibonera. Ibyatsi hano biratoshye, gusa ntiwabyizera utaragera ngo ubyibonere. Izina rye yitwa Timba, aba muri Soweto. Buri gitondo abyukira ku kibuga cy'indege akitegereza indege zigenda ndetse n'izimanuka. Izina rye ry'ikinyafurika yarihinduje izina ry'amahanga kubera ko atazi uburyo yakwitwa izina ritamuhesheje ishema. Ahora yitegereza izo nyoni cyangwa izo ndege ziguruka, ariko yizera ko umunsi umwe hari igihe nawe azayicaramo ikamujyana kure cyane y'ubu buzima. Kubera ko Abanyafurika bose indoto zabo ni ukwirukanka, bityo bakava ku ivuko ryabo. Izo ndege zikabajyana ahantu bakwita mu rugo, nyamara iyo bagezeho bahora bibwira ati: twakwifuje kuba turi mu rugo, twakwifuje kuba turi muri Afurika. Njyewe iyo sinayibayemo, nabonye amahanga, niyo mpamvu ntacyo mfite cyo kurenzaho. Niyo mpamvu mfata ikote ryanjye nkarishyira ku bitugu, uko nangira kugenda nkiyumva ndirimba ati: ibyatsi hano ku rundi ruhande biratoshye, ariko utaragera hano ngo ubyibonere ntiwabyizera. Ayo ni amagambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi Lucky Philip Dube, The Other Side. Wakoze kubana nanjye, igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandike muri comment. Niba ugira kandi like na subscribe, urakoze, ugire ibihe byiza.